ndabasuhuje. Amazina yanjye nitwa Niyonkuru Fisto. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Ntuye mu murenge wa Gisozi muri uyu mujyi wa Kigali. Ndakijijwe, nubaha Imana yo mu ijuru. Tugiye rero gufatanya ijambo ry'Imana, kandi ini ijambo riruhura imitima, ni ijambo riri bufashe buri muntu wese unkurikiye, kandi ni ijambo riri buze kugirira abantu benshi umumaro ndetse rikaruhura imitima ya benshi. Tugiye gusoma rero ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 9, umurongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa 11. Reka abankurikiye dusangire rino jambo Imana ishize ku mutima wanjye. Umutwe w'amagambo uvuze ngo Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Akigenda abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati, mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be, ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora umurimo uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Aramubwira ati, genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isilowamu, sobanurwa ngo naratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati, ni njye. Baramubaza bati, mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati, wa muntu witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso. Arambwira ati, jya Isilowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndakira. Twakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Iri jambo rero narihaye intego ivuga ngo guhura na Yesu bizana imigisha myinshi. Imana ishimwe. Ndashima Imana ko iyo umuntu ahuye na Yesu ubuzima burahinduka. Uyu mugabo bavuga yari yaravutse ari impumyi, yari yaragize ikibazo, ariko agira ikibazo ababyeyi be batarabigizemo uruhare, agira ikibazo imiryango itarabigizemo uruhare, ndetse nawe ubwe atarigeze abigiramo uruhare. Ariko ndashimira Imana ko yahuye na Yesu, ubuzima bwe bwari bumaze igihe. Yesu aremerewe, yahuye na Yesu afite agahinda n'umubabaro, ariko ndashimira Imana ko ubuzima buhuye na Yesu burahinduka. Ntugire ubwoba ubuzima wacamo uyu munsi, agahinda waba ufite uyu munsi, mibabaro waba uri kunyuramo uyu munsi, ntugire ubwoba. Imana ishoboye byose, kandi aho uri kubabarizwa uyu munsi niho Kristo umwami azanyura akagutabara. Imana ishimwe. Bibiliya yavuze ngo uyu mugabo yari yaravutse ari impumyi. Mu mudugudu bari babizi ko yavutse ari impumyi. Byashoboka ko waba ufite ikibazo mu mudugudu wavukiyemo, byashoboka ko waba ufite ikibazo mu muryango wavukiyemo, bose babizi, abo musenga n'ababizi, abo muturanye babizi, mu mudugudu babizi ko icyo kibazo bana nacyo. Ariko ndaguhumuriza nkubwira ngo Yesu agiye kuza agukure muri uwo mubabaro w'igihe kirekire umaze. Yesu agiye kuza agukureho ubwo buzima bwose umazeho igihe. Yesu agiye kuza agusanga aho ngaho wababariye, agusanga aho ngaho wicaye ukabura ugutabara, agusanga aho ngaho wicaye imiryango yaragutereranye, agusanga aho ngaho wicaye abavandimwe baragutaye, agusanga aho ngaho wicaye abo musengana baragusize. Aho ngaho Yesu niho agiye kuza akagutabarira. Ntugire ubwoba, isaha ya Yesu nigera uratabarwa. Ntugire ubwoba, Imana yavuze nuko izatugirira neza, nuko izaturengera, nuko mu mbabazi z'Imana twese turimo.
Imana ishimwe cyane. Hari abazabazanya ngo mbese ni wowe Imana yahinduriye ubuzima. Hari abazabazanya bari bakuzi ubuzima ubayemo, ariko ubuzima ubayemo uyu munsi reka nkubwire ngo Imana igiye kubuhindura. Ejo hazaza hawe ni heza. Ntugire ubwoba, Imana irakuzi, iragutekereza, kandi ntugire ubwoba, Imana iri kumwe nawe. Imana igufitiye umugambi mwiza. Ntugire ubwoba, nubwo waba uburara, nubwo waba wambara ubusa, nubwo waba wabuze amafaranga, nubwo waba wabuze akazi, nubwo imikorere byaba byanze, nubwo mu kazi baba bakwirukanye, ntugire ubwoba, Imana igihindura ibyari byarananiranye. Kandi abakubwira ngo ubuzima bwawe bwarapfuye, ntugire ubwoba, ejo hawe ni heza, kuko Yesu azaza aguhindura ubuzima. Imana ishimwe cyane. Niryo jambo nagira ngo mbabwire, kandi iri jambo rifashe umutima wawe. Bazabazanya uburyo Imana yagutabaye, bazabazanya aho Imana yagukuye, nawe uzabasubize ko wahuye na Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka dusenga Imana, bifurize amahoro y'Imana, kandi mwizere Kristo azabatabara uko byaba bimeze kose. Intambara waba uhagazemo zose uyu munsi, wizere Kristo azagutabara. Imana ishimwe. Reka dusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana Nyiringabo, turagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza, turagushimye kubw'abagiye kurikurikira, turagushimye kubw'imitima igiye kuryakira, turagushimye ko hari aburuhuye, turagushimye ko hari abutabaye, kandi ubuzima bwabo bukaba buhindutse, kandi abari babazi mu bibazo bitandukanye ukaba bahagurukije muri ibyo bibazo, ko bashyize mu munezero. Urakoze kubw'ijambo ryawe risa n'imitima ya benshi kandi rinyure benshi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mana, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ikomeye, uri Imana isumba amahanga yose, uri Imana irinda ubuzima bwacu, uri Imana iturinda ku manywa na nijoro, uri Imana itureberera ku manywa, uri Imana itureberera ubuzima bwacu bwa buri munsi, uri Imana iturinda aho rukomeye, uri Imana idutabara mu makuba no mu byago. Uyu mwanya turagushimye, umwanya Uwiteka Imana Nyiringabo. Bankurikiye bose, iri jambo ryawe ribagereho. Abagiye kumva iri jambo ushize ku mutima wanjye, Uwiteka Imana Nyiringabo, uriherekeze kugira ngo abaza kuryumva ribe ijambo riza kubahindura, ribe ijambo riza kubafasha, ribe ijambo riza kubaka imitima yabo. Uwiteka Imana Nyiringabo, mu mpande zose, ari abakuru ari abatoya, mu mpande zose muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo, abankurikiye Uwiteka Imana Nyiringabo, abaza kumvira ijambo rize kubahindura kandi rize kubafasha. Urakoze, turagushimye kubw'uyu mwanya mwiza, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.